Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri channel yacu, aho muherereye mu gihugu ndetse na bamwe ba diaspora muherereye mu bihugu bya Afurika ndetse no mu bihugu biri iruhande rwa Afurika cyangwa inyuma ya Afurika. Turabasuhuje cyane kudukurikira kwanyu n'iby'amahirwe ndetse n'iby'umugisha, turabashimira cyane rwose. Kora subscribe, share and comment, tugende twirebera hamwe ibiganiro byinshi biri hagati iryitandukano riri hagati ya CBDC na Bitcoin ndetse na Pi Network. Tugira ku cryptocurrency na digital currency aho bitandukaniye. Aha niho honyine wasanga amakuru anononsoye neza cyane. Uyu ni wa muhungu wanyu ubagezaho amakuru acukumbuye y'ubwenge, mugerageza kugira muyakurikira neza n'ibigucika. Ndarangiriza ku cya electronic currency mwigeze kuvuga mu minsi ishize. Ngira ngo abantu hakenewe awareness, abaturage bakamenya uko ibyo bintu bikora. Muzagira igihe cyabyo, bizatangira gukora ryari, abaturage bazabyumva gute? Kuko iyo abaturage batumva ibintu ntabyo bitabira. CBDC nkuko twabitangaje ubushize, twakoze ubushakashatsi bwa mbere buvuge se nibyo koko dukwiye kujya muri iri faranga. CBDC ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ritangwa na banki z'ibihugu. Icyo cyiciro cya mbere twarakirangije, dusanga hari impamvu yatuma twakoresha CBDC. Tujya mu cyiciro cya kabiri cyo kwegeranya ibitekerezo mu bantu. Ndumva tumaze igihe dukora amanama, dukora ibiganiro mbwirwaruhame kuri CBDC kugira ngo twumve ibitekerezo by'abantu, tugira campaign kuri social media no hirya no hino. So ngira ngo hari uwavuze ati ntabwo bizwi, ntabwo bimenyekana rwose. Icyiciro turimo tumazemo igihe ni ukugerageza kwakira ibitekerezo mu bantu, kandi twakoresha imiyoboro yose itandukanye kugira ngo abantu bashobore kumva ibiri muri CBDC, tubane n'ibitekerezo byabo. Ubu ikigiye gukurikiraho nicyo twita proof of concept, noneho gutangira kujya muri tekinoloji twakoresha ni iyihe, twayitanga dute mu bantu. Ibyo nibyo bigiye gukurikirwaho nko mu mezi hafi 18 ari imbere. Icyo gihe birangiye nibwo noneho twatangira kujya mu igerageza ryayo mu baturage. Ubundi tubona ko ni nko mu myaka 2026 nibwo ibyo byose ibyo byiciro byose bigenze neza, nibwo yaba yatangiye kuba yajya hanze gukoreshwa. Ihuriye na cryptocurrency? Ntaho bihuriye. Cryptocurrency ni amafaranga y'ikoranabuhanga yakozwe n'abantu ku giti cyabo, ajya ku isoko, atera ibibazo. Icyo tumaze igihe tuvuga ni uko abantu bagombye kuyirinda. N'amafaranga abantu bajyamwo umugisha akayungukiramo, akaba miliyoneri mu gihe gito cyane. Ikibazo w'umwaka akabijyamo n'ayandi yari afite yose akayahomba. So ni ibintu bihora biri byazamutse uyu munsi, byamanutse uyu munsi, kubera ko nta mategeko arabigenga ku rwego mpuzamahanga, harimo ibibazo. Icyo twatangiye gukora dufatanyije na Capital Markets Authority ni twubakiye no kubirimo bikorwa ku rwego mpuzamahanga, ni ugushyiraho amabwiriza agenga uko izi twita virtual assets zacuruzwa mu gihugu cyacu. Mu bihugu bitandukanye uretse nyangwa muri Amerika n'ibindi bihugu bike cyane nibyo bimaze kugira amabwiriza agenga uko izi virtual assets zakoreshwa cyangwa se zanacuruzwa mu bihugu byabyo. Ariko mubyumve ko ari virtual asset, ntabwo ari currency. Niba ugiye no kujya muri cryptocurrency, n'ishoramari uzashyiramo, ntabwo uzakoresha cryptocurrency kujya kwishyurana hirya no hino. So no ku rwego mpuzamahanga irimo iremerwa nka investment asset. Ubwo urayijyamo, urafata risk ujyemo, ushoremo imari. Ngira ngo uyu munsi mwarabyumvise ngarutse kuri Bitcoin nanone yabajijwe, kubera ko Trump yavuze ko azashigikira Bitcoin, yahise itumbagira, igiciro cyayo kijya hejuru cyane muri ahatorewe. Ariko ntibigutangaze, ejo bundi amaze kujyaho ntagira ibintu bifatika bijyaho, yongeye crashinga. So iyo iramenyereye ko izamuka cyane ikongera crashinga. So kubera ko hataraho amategeko agenga neza imikorere n'imikoreshereze yayo, harimo ibintu bya speculation byinshi. Kugeza ubu rero ingamba twafashe no kugira abantu inama kwirinda kubijyamo, kuko harimo uburiganya bwinshi. Ariko n'ubundi birahari, ntaho twabihungira. So byabaye ngombwa yuko twiga ukuntu twashyira amategeko n'amabwiriza agenga uko bikora mu gihugu. Twizeye yuko mu mwaka utaha, mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha cyangwa se mu cyiciro cya mbere cy'umwaka utaha, twamaze kumvikana nayo ku mabwiriza hagati ya Capital Markets na leta, bikaba yajyaho.
turebeye hamwe itandukaniro rya Bitcoin na Pi Network. Itandukaniro riri hagati nuko Bitcoin yo ikoreshwa umininga ukoresheje mashine, ntabwo ushobora gukoresha telefone, ariko Pi Network ukoresha telefone, wabishaka gukoresha mashine. Ini electronic ishobora kuba yasaba ko ushobora kumayininga wayikoresha bigashoboka, ariko cyane cyane telefone ndetse na mashine nabyo byose birakunda. Urumva ko itandukaniro ryo rirahari. Yenda tugiye kugenda turebera hamwe n'irindi tandukaniro riri muri ano mafaranga kugira ngo tubashe kumenya ko iri faranga ryacu rifite agaciro kurenza irindi naryo mu Rwanda rishobora kuzahitamo kuba twakoresha even muri zino banki, ko banki zose twabonye ko bitangiye kwihuza na rino faranga. Mureke turebere hamwe irindi tandukaniro ryoroshye. Irindi tandukaniro muri Pi Network ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, kubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru usaba kugira tumayininge ino Pi Network yacu. Muri Bitcoin ho hasaba ubwenge bwinshi kugira ngo ubashe gucukurira faranga ryaho. None nako tubwira ati nanone it's small chance muri Pi Network, it's small chance to get scam on Pi. Now muri Bitcoin uba kutubwira ati there is many scams and risk to Bitcoin. Urumva ko bafite muri Pi Network ntabwo dufite ari mahirwe makeya yo kuba abasikamu babona uburyo babibe bari no faranga, ariko muri Bitcoin ho hari amahirwe menshi cyane abasikama benshi bashobora kuba bakwiba iri faranga mu buryo budasanzwe. Kubera iki? Kubera ko twebwe hari uburyo bafata ibyangombwa byawe byose ndetse buri kimwe cyawe cyose ku buryo nta muntu, kandi bakashobora kuba bashyiramo uburyo banning, bashobora kubaninga amafaranga yawe ku buryo atashobora kujya umuntu uyatwara yose akaba yayamaraho. Urugero, ushobora kuba yenda bakwiba yenda yangaya bakomereye gukoresha, ariko bakaba batakwiba amwe y'ubwizigame bwawe. Urumva ko nta mahirwe tuba dufite twebwe muri Pi Network. Niyo mpamvu iri faranga rero ushaka kuzaba rigira ute rishobora kuba ryakoreshwa. Yenda irindi tandukaniro nababwira nuko twe tuzi ko ino Pi Network bagiye kuriha ifaranga riri stable, bagiye kugira iri stable, aho Bitcoin dusanga na za Ethereum dusanga zose ziri unstable. Please munyumve kino kintu neza, Pi Network igiye kuba stable, igiye kugisohokera ku giciro barateganya ku giciro cya GCV cy'ibihumbi 314,159 niyo cy'amadolari. Urumva nicyo bari guteganya, ariko Bitcoin yo rimwe rimwe usanga uyu munsi iri muri hagati y'ibihumbi 80 na 90. Urumva ni iragenda rizamuka cyane. Rimwe ejo ryari Trump ataratorwa ryari kuri 50 na bingahe. Urumva riragenda rizamuka cyane. Kora subscribe, share and comment, tubashe kugenda dukomezanya kugira ngo n'abandi bagende bari hugura n'ufaranga. None tugiye kureba ati ese ni kute CBDC ariyo Central Bank Digital Currency bishobora kwihuza na Pi Network, ari bishobora kwihuza na cryptocurrency. Birashoboka gute rero? Kubera ko twebwe ifaranga ryacu rizaba rihuriweho n'amabanki menshi, kandi urumva kuko amabanki ntabwo yakemera gukoresha no faranga cyangwa ibihugu byemerewe gukoresha no faranga batazari control bishoboke. Oya, ahubwo twe faranga n'undi rizagomba kuri cya giciro gisanzwe, ariko n'ibihugu bifite uburyo rishobora kuri control no faranga ku buryo ridashobora kuba ryateza ibibazo mu gihugu. Kubera iki? Twebwe twari tumenyereye ko yuko cryptocurrency itemewe mu Rwanda, kuko nanuza na John Rwangombwa yabivuze, ariko twebwe twabonye ko dushobora kuyikoresha. Kubera iki? Bagiye kugira step cya kwanza, ikindi cya kabiri ni ifaranga rigiye kuba rizwi
hose n'abaturage barizi, kuko bazaba barifite benshi bashobora kurimaninga ku buryo bungana. Niyo mpamvu rero n'ibihugu bishobora kuzarikontorora kubera iki bazaba bavugana n'amabanki bagira uburyo iryo faranga rifata igiciro cyanya nicyo kidahinduka kugira kugira ibibazo. Umuntu ashobora kwibaza inyungu kuba Trump yaratowe kugira ngo tuzaniye ibintu by'ubwenge bubaka amazu meza cyane, yaba amazu ya makadasiteri, yaba ama etaje ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Ariko nanone kwizo nimero nuko Trump ashyigikira ino Bitcoin. Tushimire hamwe rero nuko ashigikira na Pi Network. Dushimire hamwe Dr. Nicolas na rashuri rya na Dr. Nicolas ndetse n'umugore we ndetse na rashuri ryabo bashobora kuba baratuzaniye iri faranga. Dushimire hamwe rwose. Nyaboneka mukora amasengesho rwose iri faranga ryacu risohoke, mugira amahirwe n'umugisha. Ciao ciao.